Soma BIBILIYA. Soma BIBILIYA ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugiye kugezwaho na Evangelization TV. Shalom shalom. Bakunze ikiganiro Soma BIBILIYA, tugiye gukomeza mu gitabo cy'Abami ba mbere. Turasoma ibice bibiri, igice cya gatatu ndetse n'igice cya kane. Abami ba mbere igice cya gatatu. Salomo yuzura na Farawo umwami wa Egiputa arongora umukobwa we, amuzana mu mudugudu wa Dawidi, agumayo kugeza aho Salomo yamariye kubaka inzu yo bwite n'iy'Uwiteka. Ni nk'icyo zo kugota Yerusalemu. Icyo gihe abantu batambiraga mu nsengero zo kutununga, kuko kugeza ubwo hatari inzu yubakiwe izina ry'Uwiteka. Salomo yakundaga Uwiteka akagendera mu mategeko ye ya se Dawidi, kandi yajyaga atamba ibitambo akosereza ibibavu mu nsengero zo kutununga. Bukeye umwami ajya i Gibeyoni gutambirayo, kuko ariho akanunga karusha utundi cyubahiro kabaga. Nuko Salomo atambira ibitambo byoswa 1000. Salomo akiri i Gibeyoni, Uwiteka amubonekera mu nzozi nijoro. Imana iramubaza iti, nsaba icyo ushaka nkiguhe. Salomo aravuga ati, wagiriye data Dawidi neza nyinshi, kuko yagendanaga ukuri no gukiranuka imbere yawe, agutunganiye umutima we, kandi wamugeneye kumugirira iyi neza ikomeye, umuha umwana we ngo yicare ku ntebe y'ubwami bwe, nk'uko biri none. Nuko rero Uwiteka Mana yanjye, wimitse umugaragu wawe mu cyimbo cya data, ariko ndi umwana muto, sinzi iyo biva n'iyo bijya, kandi umugaragu wawe ndi hagati y'abantu bawe watoranije n'ubwoko bukomeye butabarika. Nuko rero umugaragu wawe umutima ujijutse, ngo ushobore gucira abantu bawe imanza, kugira ngo amenye gutandukanya ibyiza n'ibibi. Mbese ninde washobora gucira ubwoko bwawe bukomeye imanza? Maze ayo magambo anezeza Uwiteka, kuko ariyo Salomo yamusabye. Imana ihera kubwira Salomo iti, kuko ibyo ari byo usabye ukaba udasabye kurama, ntusabe n'ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa, ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera. Nuko nkugirira ibyo nsabye, dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse. Mu bakubanjirije cyangwa mu bazagukurikira ntawe uzahwana nawe, kandi nguhaye n'ibyo utansabye. Ubutunzi n'iciro bizatuma nta mwami n'umwe mu bandi bami uzahwana nawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Nuko kandi nugendera mu nzira zanjye, ukitondera amateka n'amategeko yanjye, ukitondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko se Dawidi yazigendanagamo, nzakongerera kurama. Maze Salomo aribambura, amenya ko yarotaga. Bukeye asubira i Yerusalemu, ahageze ahagarara imbere y'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka, atambira ibitambo byoswa n'ibyishimo yuko ari amahoro. Hanyuma atekeshereza abagaragu be bose ibyo kurya. Bukeye abagore babiri b'abamaraya basanga umwami, bamuhagarara imbere. Umwe muri bo aravuga ati, nyagasani, nabanaga n'uyu mugore mu nzu imwe. Bukeye turi kumwe mu nzu byara umwana, maze iminsi 3 mbyaye umwana, umugore nawe abyara turi kumwe. Nta mushyitsi wari kumwe natwe muri iyo nzu, keretse twebwe ubwacu. Ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa, azize yuko yamuryamiye. Icyo gicuku arabyuka, ankura umwana mu gituza. Ubwo umuja wawe nari nsinziriye, amuryamisha mu gituza cye, wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. Mbyutse mu museke konsa umwana, nsanga yapfuye. Ariko mu gitondo mwitegereje, mbona ko atari umwana wanjye nibyariye. Undi mugore aravuga ati, oya, umuzima ni wo wanjye, uwapfuye ni uwawe. Uwa mbere ati, oya, uwapfuye ni uwanjye, umuzima ni uwawe. Babivugira batyo imbere y'umwami. Nuko umwami aravuga ati, yemwe. Ubwo umwe agira ati, umuzima ni wanjye, uwapfuye ni uwawe, n'undi akagira uti, oya, ahubwo uwapfuye ni uwawe, umuzima ni uwanjye. Umwami ati, nimunzanire inkota. Barimuzanira, maze umwami arategeka ati, uwo mwana muzima nimumucemo kabiri, igice kimwe mu gihe umwe, ikindi mu gihe undi. Nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati, nyagasani, umuzima mumwihere w'imwice. Nubwo bimeze bite ariko, undi aravuga ati, ahubwo bamucamo kabiri, mubure nawe umubure. Umwami ahera arategeka ati, uwo mwana muzima ntimumwice na hato, mumuhe uriya mugore, kuko ari we nyina. Nuko Abisirayeli bose bumvise ko umwami yacura urwo rubanza, baramutinya, kuko babonye ko ubwenge bw'Imana bwari muri we bwo guca imanza zitabera. Abami ba mbere igice cya 4. Umutwe w'amagambo uravuga ngo abatwari ba Salomo. Nuko umwami Salomo aba umwami w'Abisirayeli bose, kandi abo nibo batware be: Azariya mwene Sadoki umutambyi, Eroherefu na Ahiya bene Shisha bari abanditsi, Yehoshafati mwene Ahirudi niwe wari umucurabwenge, Benaya mwene Yehoyada yari umugaba w'ingabo, Sadoki na Abiyatari bari abatambyi, Azariya mwene Natani yari umutware w'intebe muri bo, Zabudi mwene Natani yari umujyanama kandi umutoni w'umwami, Ahishari yari umunyarugo,
Adoniramu mwene Abuda yakoreshaga ikoro, kandi Salomo yari afite abatware 12 bakwijwe mu Bwisirayeli bwose kugira ngo bajye bazanira umwami n'abo mu rugo rwe amahoro. Umuntu wese yamaraga ukwezi kumwe mu mwaka afashe igihe cyo gutanga amakoro. Aya niyo mazina yabo: Benihuri wo mu gihugu cy'imisozi miremire cya Efurayimu, Benidekera w'imakasi, ni Sharubimu, ni Betishemeshi, na Eloni Betihanani. Beniheseda muri Aruboti niwe wakoreshaga n'isoko n'igihugu cya Hefeti cyose. Benebidamu Benabinadabu niwe wabaga mu gitwa Kidori. Yari afite umukobwa wa Salomo witwa Tafati. Bana mwene Ahirudi niwe wakoreshaga Itanaki, Imegido ni Betisheyani hose, iruhande rw'isaletani hepfo y'Yezereli, uhereye Betisheyani ukageza mu Abeli Mehola, kandi ukageza hirya y'iyo Kimeyamu. Ben Gebeni niwe wakoreshaga Iramoti y'i Galeyadi n'imidugudu ya Eli mwene Manase yo muri Galeyadi, kandi n'igihugu cya Arugobu muri Bashani, cyane imidugudu 60 ikomeye igoswe n'inkike z'amabuye, igakingishwa ibihindizo by'imiringa. Ahinadamu mwene Ido niwe wakoreshaga Imahanayimu. Ahimasi niwe wakoreshaga Inafutali, ni nawe washyingiwe Basemati umukobwa wa Salomo. Bana mwene Hushayi niwe wakoreshaga Ibwasheri n'i Beyeroti. Yehoshafati mwene Paruwa w'Ibwisikari, Shimeyi mwene Era w'Ibenyamini, Geberi mwene Uri mu gihugu cy'i Galeyadi no mu gihugu cya Shihoni umwami w'Amoni, na Ogi umwami wa Bashani niwe wenyine wakoreshaga muri icyo gihugu. Nuko Abayuda n'Abisirayeli bari benshi, bangana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja ubwinshi. Bararyaga bakanywa bakanezerwa. Aha nayo dusoreje ibice bibiri by'uyu munsi. Tubifurize gukorana n'amahoro y'Imana. Mukomeze gukora share ndetse na subscribe kuri Evangelization Le Monde TV kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kwamaza ku isi hose. Amahoro y'Imana abane namwe.